watwaye etape y'ejo 20 ntarayuzuza neza umukinnyi w'umunyabrazil witwa Ribeiro Bravo ndetse n'abandi benshi. Mayo Jaune wubwe nibwo cyuzuza 23 n'isiganwa rero rikinwa n'abakinnyi bakiri bato baturutse mu makipe mato yandi twavugaga ya World Tour, ariko bifuza cyangwa se bafite intumbero yo kuzajya muri ayo makipe makuru. Bazana agahigo kamwe twara Tour du Rwanda muzamuye ibyo manager mubwira utwara Tour du Rwanda ndaguha kontra y'ikipe nkuru. Baza rero bashaka cyane kwigaragaza isiganwa riri ku masiganwa babifuza kuzaba n'imihangane za zero imisozi igoranye cyane. Baza rero intego ari ukuzavamo ibyo bihangane. Yes, bose rero abakinnyi bose aha ni Kimisagara cy'Igice barimo barerekeza kwa Gisimba bageze mu Nyakabanda hafi ya za Kafe. Okay. Aho rero Nyamirambo Kimisagara ku mihanda rero ikabiriho benshi cyane barimo kureba uwo musozi kuzamuka ntibyoroshye na gatoya, ariko reba ubwo akase ebinjira hariya kuri tapi ntekereza ko ariho bagiye kugera mu kanya gatoya cyane. Yego barimo barazamuka rero agasozi ka Nyakabanda kuri nako gahanamye mu buryo udashobora kubona, ariko urebye iyo ugeze hejuru mu gace kako kanyuma muri kilometero ya nyuma nibwo kunyonga yasa naho intera mu kanya gato iri buze kuba byazamutse yageze nko mu minota n'amasegonda 40. Bamaze rero gukora kilometero 37 bivuze yuko basigajemo kilometero 46 zisaga kugira ngo isiganwa rirangire, ubwo bari buze kuba bamanuka berekeza mu mujyi. Peloto irabareka ntabwo iri gerageza kubakurikira cyane kugira ngo ijye kugabanya intera, ahubwo ubwo baba basubiye Nyabugogo nibwo iki gikundi cy'inyuma kigomba kugerageza bakagera hano bageze hasigayemo nk'amasegonda 20 babarira imbere yabo kugira ngo noneho batangire gushakamo ujya gutsinda kipe imeze neza yohereza umukinnyi byo gutsinda. Tuvuga ko mu misozi nk'ingi cyangwa se muri aya makona yo muri Kigali, Joe Blackmore nibwo yakufaminze Mayo Jaune yiwe yatatse ubwo bamanukaga Nyakabanda bajya kuzamuka kwa Mutwe abasigamo intera batambika mu Gitega.